inshuti bakunzi bakristo bavandimwe rero uyu munsi nkuko twatangiye twivuga umunsi mukuru umunsi w'isaka bitagatifu y'Eucharistia nyuma y'igitambo cya misa cyaberaga ngaya igitambo cya misa cyatuwe na Padiri Jean Paul Nyabyenda akaba agiye gukurikiraho umutambagiro w'isaka bitagatifu y'Eucharistia aho tugiye gutambagiza Yesu Kristo muri quartier no mu ngo zacu dukurikiye umutambagiro w'Eucharistia rero kandi nk'uko ari isengesho rikuru uko tugiye kumutambagiza ari nako tumukingurira imitima yacu atambagiremo mu buzima bwacu twifurije isengesho rihire umwanya wo kumutambagiza ntutubere umwanya wo gupfa gusa ahubwo tubere kongera umwanya wo kongera kumwibuka mu mitima yacu tumuha agaciro kandi tukamuheshe nk'uko twabigarutse mu kiganiro twagiranye kugira umunsi mwiza ukurikire umutambagiro ugiye gukomeza. Musagarutse amenyesha imbaga amagambo yose y'Uhoraho hamwe n'amabwiriza ye yose nuko imbaga yose isubiza mu ijwi rimwe amagambo yose Uhoraho yavuze tuzayakurikiza. Musa yandika amagambo y'Uhoraho yose hanyuma azinduka mu gitondo cya kare yubaka urutambiro munsi y'umusozi anahashinga amabuye 12 yibutsa imiryango 12 ya Isirayeli. Hanyuma yohereza abasore b'Abayisirayeli batura Uhoraho ibitambo bitwikwa maze ibimasa babitambaho ibitambo by'ubuhoro. Musa yenda igice cy'amaraso ashyira mu nzeso asigaye ayatera mu rutambiro nuko yenda igitabo cy'isezerano agisomera imbaga baravuga bati ibyo Uhoraho yavuze byose tuzabikora kandi tuzabumvira. Musa yenda amaraso asigaye atera imbaga avuga ataya ni amaraso y'isezerano Uhoraho yagiranye namwe bishingiye kuri aya magambo yose yavuze. Iryo ijambo ry'Imana. Amen.
baramumenya baramukurikira. Yezu abakira neza, ababwira iby'ingoma y'Imana kandi akiza abari babikeneye. Umunsi uciye ikibu, ba 12 baramwegera baramubwira bati sezerera aba bantu bajye mu nsisiro no mu ngo zi hafi aha bashaka icumbi n'icyo barya kuko aha turi ari ku butayu. Maze arababwira ati mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Baramusubiza bati nta kindi dufite kitari imigati 5 n'amafi 2 gusa, keretse ahari twebwe ubwacu twajya kubagurira icyo barya. Koko hari abagabo bageze nko ku 5,000. Yesu abwira abigishwa be ati nimubicaze mu dutsiko tw'abantu nka 50. Babigenza batyo barabicaza bose. Nuko afata ya migati 5 na ya mafi 2, areba ku ijuru abivugiraho amagambo y'umugisha, hanyuma arabimanyura abiha abigishwa be kugira ngo babihereze abantu bari aho. Bararya bose barahaga, barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nshuti bakristo bavandimwe twabanye, nk'uko twabivuze rero uyu munsi turacyari mu munsi mukuru w'isakamento tagatifu ry'Ukaristiya. Ni umunsi mukuru umenyereweho gukora umutambagiro w'isakamento ry'Ukaristiya. Umukanya rero abakristo nyuma y'igitambo cya misa, misa yatangiye saa 4 kisoje, akaba habaye umutambagiro w'isakamento ry'Ukaristiya. Umutambagiro baye mugufi dugereranyije n'urugendo twari dusanzwe dukora, aho abakristo bakoze umutambagiro bazenguruka imbere mu kigo mu rugo rw'abaparotini. Ubu ngubu rero bakaba binjiye mu marembo ya paruwasi bashagaye isakamento ry'Ukaristiya. N'umuhango rero wongera gushimangira ka gaciro isakamento ry'Ukaristiya rifite, agaciro tugomba kugaragaza turyubaha kandi turyubahisha haba mu mvugo ndetse no mu bikorwa byacu bya buri munsi. Nkuko rero mubibona abakristo bakaba babukereye, bakaba binjiye muri uyu mwanya mu irembo rikuru rya paruwasi, aho bashagaye isakamento ry'Ukaristiya. Umurishyo w'ingoma nkuko bisanzwe kwa kundi twabikoraga bisanzwe, aho gutaramira umwami w'abami akavugizwa ingoma, akavugizwa umurishyo w'ingoma, bigaragaza ibyishimo n'icyubahiro tugomba umwami w'abami Yezu Kristo. N'umwanya rero wo kongera nkuko nahoze bivuga wo kugaragaza agaciro isakamento ry'Itagatifu rifite, isakamento ry'Ukaristiya rifite muri kiliziya, kuko aribwo rishingiyeho igihe Yezu yavugaga ati iki n'umubiri wanje munywe murye, iki n'amaraso yanjye munywe. Yaremye isakamento ry'Ukaristiya. Isakamento ry'Ukaristiya rikwibutsa icyo gihango cy'urukundo. Isakamento ry'Ukaristiya rikwibutsa igihango Yezu Kristo yasigiye kiliziya kugira ngo ribe urwibutso rwe koko hano ku isi. Muri mwanya rero nkuko mubibona ukaba turimo kwakira abahereza bato baje batera indabyo, bagaragaza icya cyubahiro bagomba umwami w'abami, bagomba Yezu Kristo. Inyuma murabona isakamento ry'Ukaristiya. Isakamento ry'Ukaristiya mu kitabashwa akaba ari impamba y'abagenzi.
nyagasani yezu n'abane na hamwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ni njye mugati muzima wamanutse mu ijuru, urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Nibwo abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo, badashobora te kuduha umubiri we ngo uribwe. Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo, nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko data wantumye ariho, nanjye nkabaho kubwa data, bityo urya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uwo ba sogokuruza banyu bariye bakarengwa bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Bakristo nshuti rero nk'uko mubibona, umutambagiro w'isakamento ry'itagatifu ry'Ukaristiya, umutambagiro wakozwe nyuma y'igitambo cya misa cyo kwizihiza umunsi mukuru w'isakamento ry'Ukaristiya, ukaba uri kugana ku musozo, aho umurishyo w'ingoma umaze kugera mu muryango mukuru wa paruwase. Ukaba harimo abahereza barimo kwinjira mu kiliziya, bafite amatara, abafite umusaraba, ikitabashwa kikaba kiri inyuma, ikitabashwa aho umwami w'abandi ashagawe, kugira ngo tugereho kongere kumutambagiza umunsi muri karitsiye hirya no hino mu Rwanda, kandi nabwo umutambagiza mu yacu, kugira ngo ashereke imitima yacu aturere ayitahe, kandi yifitemo aturere koko umwami w'abami, umwami w'ubuzima bwacu. Umugenzo umaze kumenyerwa muri kiliziya kuva kera, aho nyuma yo kwemeza uyu muhango, kiliziya ku munsi mukuru w'itagatifu Ukaristiya, abakristo bakora umutambagiro mutagatifu Ukaristiya, kugira ngo bagaragaze icyubahiro ndetse n'agaciro itagatifu Ukaristiya rifite mu buzima bw'umukristo. Kuko kandi byanditseho cyane mu kiganiro cyakozwe na Padiri Eugene, ko tugomba kubaha no kubahisha isakamento ritagatifu ry'Ukaristiya, isakamento ritagatifu ry'urukundo, urukundo Yesu Kristo yakuze abe akageza aho abapfira, urukundo yaturaze isa n'umugati na divayi, aho yagize ati muze twambuka bibe urwibutso rwanjye. Isakamento ritagatifu yongera kugaragaza ko kiliziya ishingiye Ukaristiya, kuko ariyo isakamento Yesu Kristo yaremyeho Ukaristiya, akarema ndetse n'udasubira. Ntabwo kugeza kiliziya aho tujya kugeza ako gaciro isakamento ritagatifu kiliziya ndetse n'ubuvanza bwa rero mwese
kwibuka umunsi w'igisa mutagatifu Eucharistia niwe mugenzo wo kwimbaza cyangwa gutambariza Yesu Kristo muri karitsiye ahubwo ni no mwanya wo kugufurira imitima yacu no kwakira amarembo ya karitsiye yazacu yewe imitima yacu kugira ngo ayitahemo kandi ayibere koko atubere umwami ubuzima bwacu ubu kandi kuba umwanya kongera kumutangira gukenera
Yesu Kristo tumujyane mu ngo zacu, tumujyane mu miryango yacu, tumushyire abatamuzi, maze natwe tubwire ngo gumana natwe Nyagasani, tumutuze iwacu mu miryango yacu. Twongere tumuhe amashyi. Nyagasani Yesu nabane nawe. Mushobora byose n'abantu umugisha, Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ibyishimo bya Kristo. Umunsi mukuru w'isakramento mitagatifu y'Ukaristiya kirahumuje. Igitambo cya misa mubona ko cyabaye kirekire kubera ko ubusanzwe ku munsi mukuru w'isakramento mitagatifu y'Ukaristiya habamo umutambagiro w'isakramento mitagatifu y'Ukaristiya. Nkuko rero musanzwe mubikora, dusanzwe bikora hirya no hino, nyuma y'igitambo cya misa yo kwakira umugisha usoza igitambo cya misa, hakaba habaye umunsi umutambagiro w'isakramento y'Ukaristiya. Mu kanya rero ukaba rimaze gushyingurwa, akaba aribwo muhango usoza misa y'uyu munsi, misa y'umunsi mukuru w'isakramento mitagatifu y'Ukaristiya, ukaba usojwe n'igitambagiro watabiriwe n'abakristu bitabiriye igitambo cya misa cy'uyu munsi. Nk'uko umupadiri mu bikoro abapadiri abusoje igitambo cya misa rero babivuze, kumutambagiza ni kimwe, ariko no kumutambagiza mu mitima yacu ni ikindi. Akaba ari umukoro duhawe, buri wese akaba asabwe kongera gutambagiza Yezu mu Kristu mu buzima bwe, mube no mu ngo rwe, ndetse kugira ngo akomeze atubere koko umwami w'abami, umwami w'ubuzima bwacu, atuyobore no mu isi yose. Dukomeje kwifuriza rero umunsi mwiza abagiye mu rugo, mujyane na Yezu Kristu, mutambagize aho atageze, gushyira abandi, kandi twumve ko twese turi umuyoboke. Umunsi mwiza muri kumwe na Joseph Mukiza.